neza. Umutekano ni inkingi ikomeye y'iterambere ry'igihugu. Niyo mpamvu hari inzego zibigiramo uruhare kugira ngo igihugu gitere imbere ndetse gikomeze kuba cyiza nk'uko tukibona. Ushobora kuba wibaza byinshi kuri uru rwego, inshingano zarwo, imikorere ndetse n'ibindi byinshi wibaza. Uyu munsi rero nibyo tugiye kuganiraho. Turi kumwe n'umukozi ubishinzwe, aratangira atwibwira. Tubahaye ikaze. Murakoze Arlette, nitwa Claude Ndayisenga Rutayisire, ndi umukozi w'urwego rwa DASSO ushinzwe ibikorwa. Murakoze cyane. Ese uru rwego rwa DASSO rwagiyeho ryari, rufite izihe nshingano? Murakoze cyane. Urwego rwa DASSO rwagiyeho mu mwaka w'ibihumbi 2014 rushyizweho n'iteka rya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iteka nimero 11/2/2014 ryo kuwa 7 z'ukwezi kwa 5 2014. Zimwe mu nshingano rero urwego rwa DASSO rufite, nk'uko koko ijambo DASSO ribivuga, ni ijambo twatiye mu rurimi rw'amahanga, ubundi bivuga District Administration Security Support Organ. Ni urwego rwunganira inzego z'imitegekere y'igihugu cyabo cyangwa inzego z'ibanze kugira ngo mu guha abaturage serivisi zabagenewe. Zimwe muri izo nshingano rero urwego rukora ni ugufatanya n'inzego z'ibanze cyangwa inzego za leta kugira ngo umuturage agerweho na serivisi. Izindi nshingano zindi tugira ni ugufatanya n'inzego z'umutekano kugira ngo tureberere cyangwa turinde umutekano n'umudendezo w'abaturage. Twatanga nka zimwe mu ngero, nk'iyo umuturage umwana we atiga nta mutekano aba afite, nk'iyo umuturage arara n'amatungo nta mutekano aba afite, iyo umuturage abana n'uwo bashakanye mu makimbirane nta mutekano aba afite. Ibyo ni bimwe mu byo urwego rwa DASSO rufasha, rufatanya n'inzego z'ibanze kugira ngo rutange izo serivisi. Mudusobanuriye neza inshingano, ariko nanone twakwibaza ngo ese ni ibihe bikorwa noneho uru rwego rufasha uturere, ibikorwa bifatika tubona umunsi ku wundi? Murakoze cyane. Hari bimwe mu bikorwa rwose bifatika kandi byagiye bitanga umusaruro mu baturage mu buryo bugaragara. Ndabaha nk'urugero, nko mu mwaka w'ibihumbi 2022 mu karere ka Ngoma, DASSO yubakiye abaturage batishoboye rondereza zigera mu 4,500. Urumva ni ikintu gikomeye cyari gufata bije runaka, ariko hamwe n'ubumenyi DASSO bagenda bahabwa cyangwa ubumenyi baba bafite, bishatsemo ubwo bushobozi baragenda bubaka izo rondereza. Mu karere ka Gicumbi boroje umuturage utishoboye, bamworoza inka ifite agaciro ka 1,200,000, banamwubakira ndetse n'inzu ifite agaciro ka 1,18,000,000. Mu karere ka Karongi mu kwezi kwa kabiri muri mwaka wa 2026 boroje umuturage utishoboye inka ifite agaciro ka miliyoni, ndetse ubu tuvugana ahangaha inka yaranabyaye, baranywa amata, abana ntago bajya mu mirire mibi. Ibyo ni bimwe mu bikorwa bifatika. Nanone no mu karere ka Musanze kandi bafatanije n'inzego z'ibanze basubiza abana mu mashuri, babashakira n'ibikoresho. Urumva ibyo ni ibikorwa bimwe bifatika urwego nka DASSO rugenda rufatanya n'inzego z'ibanze. Birumvikana ko DASSO ari urwego rwiza buri wese yakwifuza kujyamo, kuko nk'uko mubidusobanuriye rufite inshingano nyinshi ariko ruzikora neza. Ese ubwo bisaba iki kugira ngo noneho uyu munsi umuturage cyangwa undi wese utekereza kujya muri DASSO abe yajyamo? Kugira ngo rero umuntu yinjire mu rwego rushinzwe kunganira ubuyobozi bw'akarere mu gucunga umutekano ari rwo DASSO, icya mbere ugomba kuba uri umunyarwanda. Icya kabiri ugomba kuba ufite ubwo bushake, ubishaka. Ntabwo twakwinjiza umuntu mu rwego DASSO utabifitiye ubushake. Ikindi cya gatatu ni ukuba ufite amagara mazima. Nk'uko tuba dukorera abaturage bidusaba kugira imbaraga, bisaba no kuba dufite ubuzima buzima, utaranyweye ibiyobyabwenge, utaragiye no mu bindi bishobora kwangiza ubuzima bwawe. Ikindi ni ukuba ufite imyaka iri hagati ya 18 kugeza ku myaka 25. Ikindi ni ukuba ufite amashuri 6 yisumbuye.
ndumva ari ibyo ngibyo. Ibindi mm, ni nk'ibyo ni nk'ibyo undi wese yakora ushaka akazi, ariko ibyo ni byo by'ingenzi dusaba umuntu ushaka kwinjira mu rwego rwa daso. mudusobanuriye neza ku bisabwa, ariko nanone tubona kenshi abantu bagongwa n'imyitwarire. Ese hari imyitwarire fatizo cyangwa se imyitwarire idasanzwe cyangwa mu bundi buryo mushobora kudusobanurira ikwiye kuranga uyu muntu uri muri uru rwego? Yego, murakoze. Imyitwarire rwose, icyo dusaba umuntu uri muri daso cyangwa wifuza kujya muri daso, daso ni urwego rukora kinyamwuga kandi rugendera ku mategeko y'igihugu cyacu. Ubwo rero umuntu uri muri daso cyangwa uzamo, tumusaba kuba ari umuntu w'inyangamugayo, urangwa n'ubunyamwuga, ushyira umuturage ku isonga, nk'uko siroga ya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bivuga, kwegera umuturage cyangwa gushyira umuturage ku isonga. Ntabwo dushaka wa muntu uzagenda agahohotera umuturage. Ibyo bintu ni kirazira mu rwego rwa daso. Ariko nubwo bimeze gutyo, n'iyo agezemo agateshuka, akaba yagaragaza imyitwarire itari iya kinyamwuga cyangwa imyitwarire itari iyo urwego rumusaba cyangwa rwamutumye, dufite amabwiriza nyakubahwa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu agenga imyitwarire mbonezamurimo y'umukozi. Aho rwose tuvugana hari abagiye bateshuka kuri izo nshingano ariko bagahanwa, hakabamo n'uwakwirukanwa bitewe n'uburemere bw'ikosa aba yakoze. Kuko ntabwo wagenda ngo ukubite umuturage, usagarire umuturage, usinde mu ruhame, ngo ube waba ukiri wa muntu koko ushyira umuturage ku isonga, nk'uko iyo ujya kwinjira mu rwego uba ubisabwa. Mudusobanuriye byinshi byiza kuri uru rwego, ariko nanone twakwibaza ngo umuturage we arasabwa iki? Icyo dusaba abaturage rero, nk'uko ari urwego dukorana umunsi ku munsi, ni urwego tubana. Daso ni urwego ni abantu babana n'abaturage umunsi ku munsi, baba bazi ubuzima bw'abaturage, baba bazi ibibera mu baturage. Turasaba abaturage gukomeza kutugirira icyizere koko, kugira ngo dufatanye no kubaha serivisi nziza. Natanga nk'urugero, nk'ubu hariho ubukangurambaga bwo kurwanya inzoga zitujuje ubuziranenge. Rero abaturage turabasaba kugira ngo bajye batanga ayo makuru koko, nimba izo nzoga hari ahantu zitujuje ubuziranenge zagaragaye, kubera ko zikorerwa mu midugudu iwacu cyangwa muri karitsiye aho tuba, baduha ayo makuru, natwe tugire gute, tubafashe abaturage bacu ntibakomeze gupfa bazira inzoga zitujuje ubuziranenge. Ikindi, abana bata amashuri. Iyo umwana ataye amashuri, aba ari muri karitsiye, aba agenda akajya gukoreshwa imirimo atagakwiye gukora. Nibabitubwire, natwe tugende tubafashe abana basubire mu mashuri. Ikindi nacyo umuntu yavuga, hari ingo zibana mu makimbirane. Ntabwo rero nta rugo rwagakwiye kuba rubana mu makimbirane umuturage abizi, abireberera. Nibaduhamagare, nicyo tubereyeho, n'iki gihugu kiba cyarashyiriyeho urwo rwego, kugira ngo koko umuturage akomeze guhabwa serivisi nk'uko intumbero y'igihugu cyacu iba ibivuga. Yego, mudusobanuriye byinshi byiza. Turabashimiye cyane rero kwitabira ubutumire bwacu. Nanjye ndabashimiye Arete, murakoze cyane. Ni naha dusereje ikiganiro cyacu, turashimira cyane ko mwadukurikiranye. Ariko kandi tubibutsa ko mushobora gutanga ibitekerezo munyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu.